Kera kabaye aba basore bamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo budasanzwe kubera content bakorera ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga rwa YouTube. Buri kantu na buri nguni bazanye agashya mu Rwanda. Mu mezi abiri abarenga ibihumbi 10 biyandikishije ku rubuga rw'abanyarwanda rushakirwaho abakunzi cyangwa se abakundana. Buri kantu na buri nguni bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga batangije urubuga ruhuza abantu bashaka abakunzi. Bahamya ko mu mezi abiri ashize barufunguye abarenga ibihumbi 10 bamaze kwiyandikishaho mu gihe gito rumaze rukora cyangwa se rufunguwe. Nyuma yo gutangiza uru rubuga, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batekereje ko rwaba ari rwo abantu bagiye kwigurishirizaho. Nubwo badahakana ko hari abashobora kurugana bagamije kwigurisha, buri kantu na buri nguni bavuze ko atari cyo urubuga rwabo rugamije. Buri kantu yagize ati, erega kwigurisha ntaho abatigurishiriza. N'izi mbuga zose rushingiyeho ni uguhuza abantu bashaka gukundana, ariko buri wese aba agomba kuba azi ikimujyanye. Ubaye ushaka kwigurisha ni ibyawe. Aba basore bavuze ko kimwe mu bibashimisha ari uko uru rubuga rwahanzwe n'Abanyarwanda, by'umwihariko rukaba ari umusaruro w'ibyo bize kuko bize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Buri nguni yavuze ko batekereje uru rubuga mu rwego rwo gufasha abantu bifuza kubona abakunzi guhura. Yahamije ko mu gihe hari uwo bidakunze, uru rubuga rutanga amahirwe yo gukomeza gushakisha undi bashobora guhuza. Ati, ni urubuga rufunguye uhuriraho n'abantu mukaganira, uwo muhuje mukaba mwakundana. Ni nk'uko mwahurira mu rusengero cyangwa ahandi, ariko iyo mudahuje uramureka hakaza abandi, nawe akabona abandi. Kugeza ubu umuntu wifuza gukoresha uru rubuga abanza kwishyura amafaranga ibihumbi 2 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe abakobwa bo kwiyandikisha ari ubuntu. Basobanura impamvu bahisemo gutuma abakobwa biyandikisha ku buntu. Buri kantu yagize ati, byatangiye bose bishyura, tubona abakobwa ntibiyandikisha ari benshi, twigira inama yo kubigira ubuntu, bahita baza ari benshi. Uretse abiyandikishije, buri kantu na buri nguni bahamya ko bishimira kuba hari abamaze guhurira kuri uru rubuga rwabo, ndetse batangiye urugendo rw'urukundo. Aba basore bavuga ko kuba uru rubuga ari urw'Abanyarwanda bitanga amahirwe ku bafite ibyo batishimiye kuba bafite aho babariza, ndetse bakabona abantu bahuje ibyo bifuza. Ese baburira abafunguye konti kuri uru rubuga bishora mu bikorwa by'amanyanga cyangwa kwiyitirira imyirondoro y'abandi, kuko ugaragaweho ibikorwa nk'ibi konti ye ihita isibwa. Ikindi baburira abakoresha uru rubuga ni ukwitondera abantu bahuriraho, bakirinda kubizera mbere y'uko babanza guhura nibura rimwe, kandi nabwo bagahurira ahantu hizewe. Buri kantu yagize ati, tuvugishe ukuri, isi irimo abagome, si byiza kwizera umuntu mutarahura. Niyo mwaba mwahuriye ku rubuga bisaba ko mubanza kumenyana mukanahura, ariko ku nshuro ya mbere nabwo mugahurira ahantu hizewe kandi hari umutekano. Ngayo nguko rero, nguko amakuru y'ibyaba basore babiri bamamaye ku mbuga nkoranyambaga, ari bo Buri kantu ndetse na buri nguni. Nyuma yo gukora ibiganiro cyangwa se inkuru zisa naho zishekeje kuri YouTube, bongeye kandi kuzana akandi gashya mu Rwanda ubwo bafunguraga urubuga rw'abazajya bahuriraho bagakundana. Ngayo nguko rero, nguko uko bimeze ku bahungu banyu Buri kantu na buri nguni.